Hano muhungu wanjye. Karame mama. Hano mubwire. Mama se urambwira ikindi ukuntu wanga kumbwira data hanaba reba ubuzima bwose tubayemo. Reba uburyo ntiga. Abandi bana barize. Mano, ibyo bibazo uri kumbwira ko kubona arwaye. Urabura kujya gupagasa mu nshakira imiti. Ukajya kumbaza iso wadutaye. Iso twahuye niga segonderi. Akantera inda akantagahita agenda ukabona yaradutaye aha ku Gikongoro. Utekereza ko uwo so azakwibuka gute? Utekereza ko uwo so wirwa undirimbaho ngo papa azakumarira iki? Mama basi ndakwinginze umbabarira ibya none. Umbabarire kandi nzakwitaho. Ibyo nakwanze byose nibigeraho. Umbabarire unyereke ifoto byibura ya data. Umbwira n'ahantu yabaherereye njye kumushaka. Mwana wanjye njye ntukantera agahinda. Iso yibereye Kigali ngo numva ngo yashatse n'undi mugore ngo barakize. Umuntu utarakwibutsa uri imfura ye. Mbwira uwo so uramubwira iki? Ureba ubuzima tubayemo. Mama please ndakwinginze mbabarira ume byibura agafoto ke gatoya gusa. Ndakwinginze mbabarira. Hano reka nze nyigushakire. Mama umuko mbabarira rwose. Ntabwo mbyizeye. Reba imyaka ugize yose urebe igihe tumaze mbwire ngo se uzamubona. Ntabwo uzamubona. Ubu senda ntiyanahindutse ntiyanabyibushye. Abasirimu b'i Kigali ntuzi uko bikora sinzi ko uzapfa kumumenya. Uyu niwe data. Uwo ni wo so ariko uwo ni umugome. Yarampemukiye cyane mwana. Yarampemukiye. Papa ningufata ibintu wakoreye mama n'ubuzima bubi watumye tunyuramo zakwica. Mwana uvuga gutya. Ukora ubugome nk'ubwo wakoze gena nugirirwa amahirwe ukamubona. Nawe uzaba wumva uretse gutekereza ibyo bigambo bizamwica. Gusa tuzabonana kandi tuzahura vuba cyane. Simbizi mpano ugenda uhirwe. Mama nyizera nge nzakwitaho kandi rwose ntugire ikibazo. Mwana wanjye uzite kuri kano kana kacu neza. Mama kandi nzabitaho. Abana urugo rwacu turagenda neza cyane. Tujye tuvugisha ukuri hari ukuntu Imana icira abantu inzira ukabona ko ibintu bimeze neza. Bana bimeze neza kabisa. Nanjye ngenda mbibona Imana iducira inzira. Amafaranga arahari. Ibintu byose bimeze neza nta kibazo. Nawe urahari kandi Imana umugore mwiza kabisa. Koze cyane. Sheri wakoze kugira ngo tuganire. Ni byiza urabona akazi ntabwo gatuma tubona umwanya wo kuganira. Ariko muri uyu munsi urabona nk'umunsi twaruhutse ariko cyumweru biba bimeze neza. Turakomera ariko handi tukaba rega ni umuntu abura umwanya tu. Ibyo gukomera byo birimo n'ikindi cyadufasha tutundi tutamaze igihe tubona nawe biranejeje. Asubishe reka mubaze ikibazo nsubize. Ndabizi turakundana urabizi. Ikintu nibura nshobora kugukorera mu buzima kimwe cyonyine nshobora kugukorera mu buzima kikakubabaza ukavuga ati umugabo wanjye tayari finishi ni iki? Cyambere usanga n'undi mugore turi gusuhuzanya turi kuganira mukora amabara atambereye. Amabara y'umutuku se y'icyatsi amabara ibijyanye no kuba byasenya urugo ugasanga inshingano mu rugo ziragarutse cyangwa nkabona umwana ntabyaye
anjangana utabyaye wundi usanzwe wabyariye ahandi njyewe nabyariye ahandi none sinabyariye ahandi bizi ko nakwemereye ko tuzabyara abana babiri bonyine kugira ngo nyine tugumye tubungabunga ubuzima ubwo rero ntabwo najya kubyara undi mwana ahandi hantu pe ntabwo iryo kosa narikora ariko hari ukuntu abagabo mushashura akaba ari ukuntu uvuga uti nkanjye ndashaka akana niyegekaho oya iryo kosa ntabwo narikora pe ntabwo arikora birizera ni ukuri subizi ko nakunda sheri ni ukuri pe ntabwo iryo kosa narikora umunsi nabimenye ko byabaye byabaho kandi ntanabikora uzi ko ngewe umurikije uko niyizi n'ukuntu mukunda nshobora hari kuba ngiye kureba nk'undi mugore bitakunda pe urabizi ko nta kibazo cyanjye nawe nta kibazo twagirana ndagukunda uri umugore mwiza naranyuzwe ubwo rero kuvuga ngo ngiye kuguca inyuma cyangwa se kugira ibindi yawe icyo ngicyo waratsinzwe kabisa oya ntikare noneho ngewe nanjye numva aricyo kintu cyaduteranya ikindi kintu nanga amazina ngewe rwose mu rugo rwanjye urabizi kuva na kera ariko nawe nyeka waragitsinze urabizi ko tubanye neza ese ubu umuhungu wacu ari hehe nimba nari mutima ikamumakaye kabongo karame akira dati yakubwire ese mwana uvuye naye ni igikari ari mu gikari umeze neza ariko ku ishuri biragenda se nicara hano mbwira ukuntu bimeze mu minsi ya korona n'ukuntu ku ishuri bimeze sibyo twari turi kwiganirira tuvuga ukuntu dushaka kukwitaho ugakura ukaba umwana mwiza ukamenya ubwenge ukumva ese ubundi nta kandi kana ukeneye ko twagukurikiza ra nshaka mushiki wanjye ubu neze ko atari twe twihariye imana itanga tubyara kandi gahungu nshaka mushiki wanjye ushaka agashiki kawe ese sheri bamugani ikibazo nawe nibaza uzi ko waneze umutego nkumva uranagoye n'ubu tubyaye nk'igitsina kimwe twabigenza gute twabyihanganira urumva ko umwana atwara yashaka ukabyara nk'ibihungu nka 3 cyangwa 4 bitagira agakobwa nawe ugi budakeba pa okay nta kibazo ramba ariko urumva ko byabigoye bashiki kawe tuzakabyara sha sibyo amezira telefone yanjye nabo bari kumamagara ni umushoferi wanjye natumye ibintu ashobora kuba aje halo ndi mu rugo mama nshaka ice cream mukanya turajya mu mujyi nawe kitore weekend n'abandi ibyishimo okay nta kibazo ingize shaba umwana we urakaze ku ishuri se ngo iki umeze neza biragenda sawa hano dusura mbere ko bimeze neza ibyo ngomba kubyoza ku buryo mwabusha nawe agomba kongeza umushahara ariko ni ngombwa atagomba no kongeza nese stock yabaye y'ibyombo ibyombo uswagira ngo agiye kujya nabicuruza nawe iragira ngo agiye kuzacuruza ibyombo kasiyo kabisa niko kare niko uri mu biki iki cyahiye iki cyabonetse mwabusha umuceri uri kuziko ariko icyayi cyahiye kandi ufite ibibazo mwabusha ibyombo birangarega biba byabaye nta nakunyuguza bazi gusa ndabona mwamazi mwabusha ndaje mbihanagure rwose reka mbigire vombe hanagure nuko uri mu runwa gusa mwabusha ubwo wako uzi ko uwogeshe bino byombo utavuga bitarangira ntibyarangira nyine kuko ariko wimereye mu bwonko bwawe ariko reka mubwire ngiye kuzana undi kandi uzayibona urumva ngiye kuzana undi mwirukane ntabwo wajya uhora muri urwo ngo bizaza
reba umugabo wanjye aricaye nta kintu yabonye waje kunyicishiriza umugabo inzara mabuja ariko ubimenye cyangwa usohoka mbyikorere umuceri ugiye gushya njye mbyikorera umuceri ugiye gushya rwose sha ndabona ari ibibazo ase mabuja reba ukuntu rwose ubona zo amazi usa nanjye ndi ibyombo ko kugiye kunyuza hari icyayi cyabonetse mabuja ndaje rwose mbitunganye vuba mabuja nawe rwose bana yanjye mabuja bana ngo mana araje ngo mwereke se turi inshuti ni hatari okay reka mbwire papa kabongo kiriya kigwari kiba cyanataye n'umwana ariko ndabona nta mayinite afite reka mubite noneho narangiza ahita ampamagara aro papa kabongo bimeze bite se mani umva nta mayinite mfite ngo mbikubwire nimba uyafite uhita umpamagara mbikubwire ni ikibazo gikomeye hari amakuru ngufitiye adasanzwe ubu nanjye nayumvise umutima uhita nk'uko ubu sinakubwira wa musaza we ni hatari gusa nyine nshaka kuburyo umpamagara bahise banasura se amayinite aramushiranye bigenze biti kamuhamagare numva ikintu narambwiye ngo kidasanzwe ushaka kumbwira imodoka yanjye se zagonganye byagenze biti uraho neza Sylvain shyira kwa cyane sawa shaka nabuze bugiye gatoya mumeze ute se waruneye ubwoba ambwira ngo hari ikibazo kidasanzwe ngo cyatari bimeze bite mbwira uye se ntago mwibuka mwana ntago mwibuka mano se na mano